Intambara y'urukundo episode ya 4. Duherukana muri episode ya 3 umusore Eric agiye mu bwiherero agezemo asanga harimo uruntu rw'urusahane rwiza rw'umweru dede rurimo amazi meza ashiramo intoki ashaka kuyanwa. Mama byagenze bite? Mayoneze yitaga ibimwira se yo kandi byagenze bite? Amakaroni yitaga inzoka zo mu nda se byagarukiye he? Kanda subscribe kuri Bucaba TV ukurikira agace ka 4. Ukana nageze mu mujyi nari ngiye gushaka ubwiherero aho nagarurira kuko numvaga mfite iseseme. Nageze inyuma numva iseseme iragabanyutse. Nibwo nabonye ikintu kimeze nk'ibisorori binini cyiza. Koko nahengerejemo mbona kirimo tuzi twiza kurusha amazi twavomaga iwacu tukayatekesha tukanayanywa ko twayakuraga mu bidamu no mu mariba. Nahise numva inyota ishize, inyota nyinshi, ko guhita nunamamo nyoresha y'amazi biganza ngiye gushira ku munywa. Numva inyuma yanjye wa mukobwa ankoze hati, mwana uri mu biki koko? Nikanzemo nti ngiye kunywa amazi numvaga ntameze neza, inyota iranyishe. Wa mukobwa ati, oya ayo mazi ni mabi, iyo ni toilet, icyo kintu nicyo bicaramo barimo kwituma. Iyo urimo kwituma wicara hano ukituma muri utwo tuzi, warangiza ugakanda amazi akamanuka, umwanda hagasigara utuzi twiza. Narabyumvise noneho iseseme ihita izamuka, ubundi n'umuvuduko w'amaraso urazamuka. Ku mutima nti, uzi ko naringiye kunywa amabyi we? Nahise ndaruka ndongera ndaruka koko. Wa mukobwa yahise ansubiza mu nzu ati, ubundi ibi biryo kutabiriye? Ndamusubiza nti, iwacu ntiturya inzoka zo mu nda, ntiturya n'ibiboga bidahiye, ntiturya n'uturayi dukataguye gute. Mwebwe murya inzoka zo mu nda mukumva mumeze gute koko? Sheyira, ntabwo izo ari inzoka zo mu nda, ni amakaroni abakoze mu ifarini y'ingano. Akiraryaho wumve. Yahise afatikanya amfata ku rutugu aranyegera. Gusa sha numvaga arimo guhumura cyane, mbega wagiraga ngo ni akarabo, wagiraga ngo ndyamye mu busitani. Arantamika mu kurya numva turaryoshye. Byarantangaje ukuntu nari nanze kuzirya. Niko guhita akoze ifoke ku ifiriti. Nabwo arantamika numva noneho biraryoshye. Arongera afata indi firiti akoza muri mayoneze. Ndamufata akaboko nti, ndakambura da, ibi byo ntiwambwira ko atari ibimwira ngo mbyemere, cyangwa n'ibimwira by'abazungu. None sinahamurya ibimwira by'abazungu, ubundi se mubikurahe? Kuko kuva twaza nta muzungu nabonye, ubundi wabonye ibimwira bingana gutyo bikuye he? Sheyira, oya ntabwo iba ari ibimwira, ahubwo tamira wumva ukuntu biryoshye. Yewe reka wambwiye ko turiya tuntu twizingazinze nk'inzoka cyase utunyorogoto tuva mu ifu y'ingano. Ibyo nabyemeye kuko iwacu ingano turazihinga. Wambwiye ko ibirayi nabyo iwacu turabihinga. Izi mboga zidahiye nazo iwacu turazihinga. Nta kibazo. Ngaho mbwira ahantu bahinga ibimwira. Oya ibi byo sinabirya mbabarira. Mbandoga mukomeje. Sheyira araseka ati, oya nta hantu bahinga ibi bintu kuko ntibiva mu bihingwa, ahubwo biva ku bikomoka ku matungo. Ibintu wita ibimwira biva mu mazu y'umujyi. Ubwo twarariye turarya. Yewe iwacu twariraga ku inkoko nini cyane. Twararyaga byinshi kuko namaze kurya agasahane ka mbere, njya kuyongeza ka kabiri, njya kuyongeza ka gatatu, njya kuyongeza agasahane ka 4. Mbona abantu bose bari muri resitora barakebutse barandebye. Babuza kundeba cyane. Sheyira nawe wasanga nawe yari yumiwe. Sheyira nawe se biguteye ikibazo? Ati,
wowe arura ntiwite ku bakureba. Amaze kurya Sheyira antegereje kuko we yari yamaze kurya kare, ubundi arishyura turasohoka. Twageze ku muhanda dutega utumoto tujya i Nyamirambo Kigali. Twagezeyo narangaye cyane kuko nta muzungu n'umwe nigeze mbona, kandi nibwo nibwiraga ko Kigali haba abazungu gusa. Ubwo twageze ku rupangu mbona Sheyira kanze ku kantu, hashize akanya mbona haje umukobwa mu wundi kudufungurira. Twarinjiye, Sheyira ari imbere njye ndi inyuma. Sheyira yahise ambwira ati, ubu mukuru wawe rero ntawe uriyo, ugiye kujya muri dushe woge, nuva yuze uransanga hano mwereka aho uruhukiye mu gihe mukuru wawe atari yaza. Yagiye imbere afungura umuryango mu nzu, mbona nyinjije mu kumba gatoya. Harimo igitara cyaka cyane, harimo igikuta kibengerana cyane ku buryo wagiraga ngo ni indorerwamo amakaro. Arangije ansigamo ati, dore isume ngiyi, dore icyumba urakuriramo imyenda ngikiriya, amavuta nayo urisiga kuri yaya yanjye, mu gihe batari bakugurira amavuta ujye uza wisige ku yanjye nta kibazo. Ese njya mu cyumba, ndangije nkuramo imyenda, njya hahandi banyeretse ngo ndibwogere, ariko mu kureba mbura amazi ndibwoge. Buri base ahubwo nkibonera isabune gusa n'ikintu kiri hejuru yanjye kimeze nk'ibihwagari. Abantu mwahinze ibihwagari muzi ukuntu igihwagari kiba kigondoye kireba hasi. Yaranyobeye kandi nari maze gukuramo imyenda. Ese nongera nkenyera isume nsubira muri salo. Nkenyeye isume nagezemo nsanga Sheyira ari kumwe n'inshuti ze nyinshi cyane, bari kuganira cyane. Ntaravuga Sheyira aba yambonye, ahita ahaguruka ansubiza inyuma ati, ntukajye ujya muri salo wambaye isume, ni bibi. Ni iki wabuze? Ndamusubiza nti, nta mazi ari muri dushe. Sheyira, sorry, nibagiye kukwereka ko uko bayafungura, ko guhita anjyana muri dushe abanyeretse ikintu kimeze nk'umuvure wacu twengeragamo imineke. Ati, uraza kwicaramo, nurangiza ukarage kano kantu amazi arahita aza. Ako kanya nahise ntera urutambwe nkandagira muri cya kintu. Gukandagiramo cyaranyereraga, nahise nibarangura nkigwamo, tukamambiri dusimbukira hirya. Habuze gatoya ngo umutwe umeneke. Sheyira, sorry basi, gusa ntabwo binjiramo bambaye inkweto. Niyo winjiramo ukandagiramo witonze, iki kintu kiranyerera cyane. Sheyira yahise asohoka asubira muri salo. Ako kanya nkaraga ka kantu yanyeretse, nzi ko amazi araturuka hasi. Numva hejuru yanjye amazi menshi aturutse muri cya kintu kimeze nk'igihwaga, amanuka nk'imvura y'amahindu yo mu tumba ngo shwa. Nahise mpaguruka vuba vuba, habuze gato umwuka wari uheze kubera amazi menshi. Nka kwa kundi umuntu agutungura akakumenaho amazi, uba wumva umwuka uhise ugushirana. Nanjye nahise mpaguruka vuba na vuba, nibagirwa no kongera gukaraga ka kantu, ahubwo ndasimbuka kuko hari harimo isabune. Noneho naranyereye nkubita umutwe ku rugi, urutwe ruhita rubyimba ku gahanga. Nabuze uko nongera gusubiramo kubera ubwoba bwo gutinya amazi. Bwahamagara Sheyira ngo agaruke kuko yari yambujije gusubira muri salo nambaye isume. Yariyeranje kubw'amahirwe niyahura muri ya mazi, nkaraga ka kantu mbona amazi aragabanyutse. Ubundi nicaramo ndoga, maze koga
njya mu cyumba nambara imyenda Sheila yari yasize ku buriri. Kumbe ni agapantaro kameze karekuye gatoya itakora, hamwe n'agasengeri gatoya cyane isutiye sinari nyizi kuko nta bashiki banjye nagiraga. Nagize ngo ni imyenda bambika abashyitsi i Kigali. Nashizemo akaguru mbona agapantaro karakweduka, karankwiye nubwo kamfashe cyane, nambarana kagasengeri kagasutiye. Ubwo ku muryango Sheila nawe ati wabonye imyenda yo kwambara? Yewe aho nari ndi mu cyumba nti yego Sheila. Arambwira ati sawa, noneho numara kwambara imyenda no kwisiga amavuta uzusuhuza abashyitsi ubone kuryama niba unaniwe. Yego. Namaze kwambara isutiye nakora, ubundi nsohoka mu cyumba nk'umuntu ufite ukuri. Niko guhita mpinguka muri salo ntaricara nti Sheila naje. Sheila wari wicaranye n'inshuti ze z'abanyamujyi b'abasirimu cyane yahise akebuka, nkubise amaso we n'abashyitsi b'abasirimu bari kumwe nawe baraseka bati ntuzacikwe na episode ya 5 ku munsi w'ejo saa 9 z'umugoroba. Kanda subscribe ku Ibucaba TV. Njye nari uw'Ibucaba.